Uko wahangana no gufatwa n'imbwa mu maguru. Iyi ni M250 TV, ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro aho tubagezaho inama zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuzima. Njyewe ndi Muhire. Gufatwa n'imbwa bivugwa kenshi mu gihe imikaya yo mu kibero cyangwa se impfundiko yikanya ku buryo butunguranye, bikababaza cyane kandi bikamara igihe kinini cyangwa se gito. Gusa hari igihe ububabare bukomeza bikaba byanamara umunsi wose, ku buryo uwafashwe n'imbwa aba atabasha kwigenza kubera kuribwa. Nubwo abantu bose bashobora gufatwa n'imbwa, ariko byiyongera cyane iyo umuntu akuze, kubera ko umuntu umwe mu bantu batatu mu bafite imyaka irenga 60 ndetse n'umwe muri babiri bafite imyaka iri hejuru ya 80 bafatwa n'imbwa cyane kuruta abandi. None gufatwa n'imbwa biterwa n'iki? Gufatwa n'imbwa bishobora kuba mu buryo bubiri bunyuranye. Uburyo bwa mbere ni impamvu itazwi. Kenshi iyo umuntu afashwe n'imbwa usanga nta mpamvu nyamukuru yabiteye, gusa akenshi usanga biva ku mikaya yari imaze akanya kanini yihinnye. Bikunze kubaho nijoro. Uburyo bwa kabiri ni uburwayi cyangwa se ibikorwa. Rimwe na rimwe usanga gufatwa n'imbwa kenshi biterwa n'uburwayi cyangwa se ibikorwa runaka umuntu arimo. Icya mbere ni siporo. Igihe imikaya ikoreshejwe cyane, iyo ugeze mu gihe cyo kuruhuka usanga ufashwe n'imbwa mu buryo butunguranye. Abakora siporo yo kwiruka, kunyonga igare, koga nibo bikunze kubaho cyane. Bikaba bibaho kenshi iyo akoze siporo amasaha arenze ayo yarasanzwe ayikoraho, nko ku bakinnyi b'umupira cyangwa se akayikorera mu bushyuhe bakabira ibyuya cyane. Mu zindi mpamvu harimo kunywa inzoga cyane, kuba udafite amazi ahagije mu mubiri, gukoresha imiti isohora amazi mu mubiri, kuba udafite mu mubiri imyunyungugu ihagije, indwara y'impiswi, kuba wabazwe mu nda, imikorere mibi ya tiroyide, kuba imikaya inaniwe, kurwara impyiko, igihe uburozi bwa prompt bwakwinjiyemo, ibinini byo kuboneza urubyaro, gutwita inda nkuru, diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, hakazamo n'imiti nka salbutamol ndetse na statins. None gufatwa n'imbwa bivurwa gute? Iyo gufatwa n'imbwa byizanye ahanini birikiza. Icyakora nanone hari ibyo wakora kugira ngo bishire vuba. Imyitozo yo kunanura amaguru. Iyo imbwa zafashe impfundiko ahanini, rambura akaguru, noneho ikirenge nacyo ukirambure, usubiza agatsitsino inyuma. Gerageza kandi kugendesha amano iminota mikeya, kandi nko muri metero imbere y'urukuta. Noneho ufateho n'amaboko arambuye, ariko ntushingure ibirenge, ahubwo bigume ku butaka. Umare nk'amasegonda 10, wongere uhagarare neza, usubire ubikore nk'inshuro zigera ku 10. Bizagufasha gukira imbwa. Ibi ngibi uretse kukuvura bizanakurinda bigabanye inshuro wajyaga ufatwa n'imbwa. Ushobora kubikora 2 cyangwa se 3 ku munsi. Imiti igabanya uburibwe nayo, nubwo ushobora gukoresha iyi miti, ariko wibuke ko bifata igihe kitari munsi y'isaha ngo itangire gukora. Iyo itangiye gukora uhita wumva bwa buribwe bugiye, n'ibyari byagufashe bikagenda. Wayikoresha mu gihe ubundi buryo bwanze kandi uburibwe bwatinze gushira. Dore noneho uko wakwirinda kujya ugira imbwa. Imyitozo yo kunanura amaguru. Nk'uko twabivuze, uretse kuba bivura iyo wamaze kurwara, ubundi biranakurinda. Indi mwitozo ni ugusegura amaguru uryamye. Niba uryamye ugaramye, segura ibirenge n'umusego. Niba uryamye wubitse inda, reka ibirenge binagane mu mpera y'igitanda. Kandi niba uryamye, wiseseka ibyo wiyoroshe munsi ya matera, kuko bituma ibirenge biba bitisanzuye. Ikindi kintu cyo gukora ni ukunywa amazi, kuko kubura amazi mu mubiri bitera kugira ibinya no gufatwa n'imbwa. Kuyanywa ahagije bizakurinda. Ikindi ni gukora siporo. Niba uhisemo gukora siporo urijyanye n'umubiri wawe, kandi ntiwinanize cyane, kuko kunaniza imikaya nabyo byakongerera ibyago byo gufatwa n'imbwa.
ngayo nguko rero nimba ujya ufatwa n'imbwa cyangwa se ushaka kuzirinda ngibyo ibyo wakora. Iyi ni M250 TV, mbashimiye ko mwangiza amatwi. Subscribe nimba utarayikora kugira ngo ujye udukurikira ibyo dushyizeho ujye uhita ubibona. Kora like nimba wadukunze, twandikire muri comment, kandi nimba hari ibyo ushaka ko twazagarukaho ubutaha. Hari ibimenyetso bishobora kukwereka niba utwite. Iyi ni M250 TV, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Njyewe ndi Muhire. Ushobora kuba umaze igihe wifuza kubyara cyangwa se ukaba utwite utarabiteganyije. Kubimenya hakiri kare bikunze kugorana cyangwa se bikabera urujijo bamwe. Nubwo hari test zagufasha kumenya neza niba utwite cyangwa se udatwite, hari ibimenyetso n'ibiranga gutwara inda bigaragara iyo gitwita. Ese ubundi ndatwite? Iki ni ikibazo abagore n'abakobwa bakunze kwibaza kenshi mu buzima bwabo iyo bamaze igihe batarabona imihango. Niba warakoze imibonano mpuzabitsina none igihe wakaboneyeho imihango kikaba kirenzeho icyumweru no kuzamura, ushobora kuba utwite. Gusa nanone kubura imihango sibyo byonyine byakwereka ko waba utwite. Dore rero ibindi bimenyetso byakwereka ko ushobora kuba utwite. Rimwe, kubona amaraso. Ushobora gutangira kuva amaraso make mu gihe utwite. Bikunze kuboneka akenshi hagati y'iminsi 8 na 12 nyuma ya ovulation cyangwa se umunsi igira isohokera mu bubiko bwaryo. Aya maraso abaterwa n'igi, mbese intangangabo yahuye n'intangangore ryagiye gufata muri nyababyeyi. Ikimenyetso cya kabiri, amabere arabyimba ndetse ukumva araremereye ku buryo nk'iyo wunamye wumva ameze nk'agiye gutakara. Ibi ni ibiterwa n'uko imisemburo mu mubiri wawe iba iri kwiyongera. Ikimenyetso cya gatatu, ururenda ruriyongera. Si ukwiyongera gusa, ahubwo runaba umweru cyane, gusa ntiruba runuka cyangwa se ngo rurenduke. Ikimenyetso cya kane, kuremererwa umutwe. Ibi birangwa no kumva isereri, ndetse kuri bamwe yumva ameze nk'ugiye kugwa, buryo kwicara ari byo bituma yumva amerewe neza. Ikimenyetso cya gatanu, guhurwa. Nubwo ubusanzwe ibi biboneka guhera ku cyumweru cya 7, kuri bamwe batangira guhurwa no ku cyumweru cya 2. Ahangaha ibiryo bimwe na bimwe wanakundaga wumva biguhumurira nabi. Ikimenyetso cya gatandatu, kunyaragura no gusuragura kenshi. Nibyo koko kunda ikiri nto urya kenshi ndetse n'imisuzi ikaba yakwiyongera. Ikimenyetso cya 7, iseseme no kuruka mu gitondo. Nicyo kimenyetso gituma benshi bahita bemeza ko utwite. Ikimenyetso cya 8, umunaniro. Uyu munaniro udasanzwe ujyana no gucika umugongo, nacyo ni ikimenyetso. Mbese hano ni ukunanirwa nta kintu wakoze. Ikimenyetso cya 9, ikimenyetso cya 9, ibara ry'igitsina rirahinduka. Nubwo abenshi tuzi ko kirabura, nyamara burya iyo wasamuye imiyoboro yaho y'amaraso, mbese ijyana amaraso menshi imbere, iyo witegereje neza ubona hasa n'umutuku wijimye. Niba rero warakoze imibonano idakingiye ukaba udaheruka imihango, nubona bimwe muri ibi bimenyetso tuvuze haruguru, uzihutire kwipimisha kuko ushobora kuba utwite. Mu buryo rero ushobora no kumenya ko utwite harimo gukoresha test izwi nka test de grossesse. Nayo tuzababwira byinshi ku buryo ikoreshwa. 10 by'ingenzi ku mugore utwite. Iyi ni M250 TV, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Ni muje twahariye ubuzima. Njyewe ndi Muhire. Nubwo mu busanzwe akenshi dupfa kurya uko tubonye, ariko burya umugore utwite hari ibyo abagomba kwitaho no kuzirikana cyane. Ni mu gihe kuko abagomba kugaburira no kubungabunga ubuzima bw'abantu babiri icyarimwe, ubwe bwite ndetse n'ubw'uwo atwite. Niba rero utwite cyangwa se ubiteganya, hano twaguteguriye ibiribwa bigera ku 10 by'ingenzi umugore utwite akwiye kurya cyane kurenza ibindi. Gusa si ngombwa ko kuri buri funguro byose bibonekaho, ariko hagomba kugira ibibonekaho. Ibyo kurya rero by'ingenzi ku mugore utwite, icya mbere ni amagi. Amagi yagiye avugwaho byinshi ngo kuyarya cyane byongera cholesterol. Nyamara cholesterol zirimo amoko abiri.
hari iyitwa lower density lipoprotein ari igomba kuba nkeya, hakaba n'indi izwi nka higher density lipoprotein ari igomba kuba nyinshi. Mu magi dusangamo vitamine zinyuranye n'imyunyugugu myinshi, ndetse by'umwihariko amagi akungahaye kuri poroteyine. Umwana uri mu nda aba akura mu buryo bwihuse, kandi buri karemangingo kose k'umubiri we gakozwe na poroteyine. Si ibyo gusa kuko na wa mugore utwite akeneye poroteyine nyinshi. Uretse kandi ibyo tunasangamo ibizwi nka choline. Iyi ngiyi ikaba izwiho gufasha mu mikurire y'ubwonko bw'umwana no kumurinda indwara zifata urutirigongo. Umugore utwite udafite ibibazo bindi by'ubuzima yarya hagati y'igira imwe n'amagi abiri ku munsi. Icyakora iyo ugira ikibazo kuri cholesterol wajya urya umweru gusa, umuhondo ukawureka. Amagi avugwa hano natogosheje gusa. Ikiribwa cya kabiri, salmon. Uretse kuba iyi fi ikungahaye kuri poroteyine, ni n'isoko nziza y'ibinure bya omega 3, bikaba byiza ku mikurire y'umwana, bikanafasha gutuma wererwana akanyamuneza. Ubwiza bw'ifi nuko irimo ikinyabutabire kizwi nka methyl mercury nkeya. Ikinyabutabire kigira ingaruka ku mikorere y'urwungano rw'imyakura y'umwana ibizwe nka nervous system. Niyo mpamvu rero andi mafi nka tailfish, shark, mackerel na swordfish atari meza iyo utwite kuko agira mercury nyinshi. Ikiribwa cya gatatu ni ibishyimbo. Ibishyimbo mu moko yabyo yose bikungahaye kuri fibre ndetse na poroteyine kuruta izindi mboga. Umugore utwite imikorere y'urwungano ngogozi icika intege, bikaba byabyara kutituma cyangwa se kwituma impatwe no kuba yamurika ibizwi nka hemorrhoid. Ibi byose rero kurya ibikungahaye kuri fibre byabirinda bikanabikiza. Ibishyimbo kandi bikungahaye ku butare bwa zinc, calcium, vitamine B9 ifasha mu mikurire y'umwana. Ikiribwa cya kane ni ibijumba. Ibara rya orange tubona mu bijumba birikura kuri carotenoid ibonekamo, zikaba zihindukamo vitamine A iyo zigeze mu mubiri wacu. Mu gihe kugira vitamine A nyinshi mu mubiri bishobora guteza ibibazo, nyamara siko bimeze kuri iyi carotenoid iboneka mu bijumba. Umubiri utunganya iyo ukeneye gusa, ibisigaye bigasohoka. Niyo mpamvu kurya ibijumba ku bwinshi nta ngaruka byateza. Ikindi kandi nuko ibijumba bikize kuri vitamine C, fibre ndetse na vitamine B9. Ikiribwa cya gatanu ni impeke zuzuye. Impeke zuzuye ni ukuvuga ngo zitanyuze mu mashini ngo zikureho agahu k'inyuma. Izi ni ingenzi cyane kandi ni nziza. Hano twatanga urugero rw'umuceri utonoye bwa mbere, ingano, ibigori cyangwa se injugu, amasaka ndetse n'uburo. Impeke rero ni ingenzi kuko zikungahaye kuri fibre n'izindi ntungamubiri harimo vitamine A, selenium ndetse na phytonutrients, ibinyabutabire bizwiho kurinda uturemangingo. Ikiribwa cya gatandatu ni ubunyobwa bwa walnuts. Walnuts ziza mu bwoko bw'ubunyobwa ariko butera ku butaka, ahubwo bwera ku giti. Ni isoko nziza y'ibinure bya omega 3 biva ku bimera. Urushyi rwabyo kuruhekenya hagati y'ifunguro rya kumanywa n'irya nijoro ni ingenzi cyane. Ni isoko ya poroteyine ndetse na fibre. Ikiribwa cya karindwi cy'ingenzi ku mugore utwite ni yawurute. Yogurt ni isoko nziza ya calcium, ikaba n'ingenzi cyane ku mugore utwite. Iyo udafungura ibiribwa bikungahaye kuri calcium, iyo winjije nkeya yose yigira mu gutunga umwana gusa, bityo ukaba wagira ikibazo mu magufa. Intego nyamukuru mu gihe utwite ni ugushaka ibitunga umwana utwite ariko utabangamiye ubuzima bwawe bwite. Calcium rero izafasha amagufa yawe, inatuma urutirigongo rw'umwana wawe rukomera. Ikiribwa cya munani ni imboga. Imboga cyane cyane zifite ibara ry'icyatsi cyijimye ni isoko nziza ya vitamine nka A, B9,
C ndetse na K n'intungamubiri zigiye zitandukanye. Binafasha kandi gufasha mu mikorere myiza y'amaso. Ikiribwa cya 9 ni inyama. Inyama cyane cyane iz'inka ariko zitarimo ibinure ni isoko ya poroteyine izwi nka len. Si ibyo gusa kandi kuko zinarimo ibizwi nka choline. Gusa ntugomba kuzirya cyane kandi nanone ukarya izapimwe na muganga w'amatungo wemewe. Ikiribwa cya 10 ni imbuto. Kurya imbuto z'amoko anyuranye, izitukura, umuhondo, oranje n'izindi bizaha umubiri wawe n'umwana utwite intungamubiri zinyuranye. Muri izo twavuga vitamine hafi ya zose uretse B12 iba mu bikomoka ku matungo gusa. Imyunyungugu n'ibindi umubiri ukeneye byose uzabibona mu mbuto. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya imbuto zinyuranye mu gihembwe cya nyuma utwite bituma umwana uri mu nda amenya icyanga cyazo binyuze muri rwa ruzi aba arimo yogamo, ari narwo anywa, ibizwi nka amniotic liquids. Bimufasha rero iyo yavutse kwishimira kurya za mbuto n'ubundi. Ngayo nguko rero umugore utwite nawe ubiteganya, ibyo wajya urya kugira ngo bigufashe ndetse bifashe n'umwana utwite. Iyi ni M250 TV, ni Mugisha tubagezaho inama zijyanye n'ubuzima. Niba utarakora subscribe byaba byiza uyikoze kugira ngo tujye tubana buri munsi, ibyo dushyizeho ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Kora like nimba wakunze ino nkuru ndetse udufashe no gusangiza abandi kugira ngo bigere kuri benshi.